Amahoro y'Imana wane namwe mwese mukomeza gukurikirana iyi channel Janvier from Nyundo. Nk'ibisanzwe nge ndi umunyamakuru wanyu Fizo cyangwa se François. Uyu munsi nkaba nifuje kuba nasura umuhanzi wanyu. Nakoreka nteye kugira byinshi muvugaho, reka muhe umwanya abibwire kuko mwe muramuzi kundusha. Ijambo ni ryo wakibwira abagukurikiye. Murakoze cyane, murakoze kudusura kandi dushimira n'abakurikiye kuri channel Janvier from Nyundo. Nitwa Nshimiyimana Janvier, ndi umuhanzi mu ndirimbo zisingiza Imana, ndi umukristo gatolika kandi ukunda Imana, ukunda gusenga. Ntuye ku Nyundo, kuri hafi na katedrali ya Nyundo, ariko mvuka Busasamana, niho kavukire yanjye muri paruwasi ya Busasamana, ariko muri paruwasi katedrali ya Nyundo. Murakoze, ndi umuhanzi nkuko nababwiye, ariko akabazo gatoya. ni gutyo ngo Aho muri Busasamana na Nyundo hose ni mu karere ka Rubavu. ni mu karere ka Rubavu. Ubwo nkatwe abantu batahazi ibyo tuba dusobanukiwe. Yego. Wakomeza wibwira abagukurikiye. Numva narangije kubibwira, kireka ahubwo ari ikibazo nshaka kuvuga. Ubusanzwe utubwiye ko uri umuhanzi, ese uri umuhanzi w'amagospel? Murakoze, nkuko nababwiye, nabwiye ko ndi umuhanzi mu ndirimbo zisingiza Imana, mu ndimi z'amahanga bakunda kuvuga gospel. Gospel. Ese buriya hari ahantu gospel y'abakatolike ko hari ukuntu numva muririmba mufite ubuhanga bunononsoye, hari ahantu aba atandukanye nka ziriya ndirimbo abandi ba gospel twumva baririmba? Murakoze, muri make abantu benshi, abahanzi benshi bahimba bakurikije ijambo ry'Imana muri gospel, ahantu hadasanzwe tudahuriye, ahubwo nuko usanga nyine uko amadini atandukanye na Kiliziya Gatolika dufite umuco tugenderaho, nabo bakagira umuco bagenderaho mu matorero yabo, kuko natwe dufite umuco tugenderaho muri Kiliziya Gatolika. Ubwo muri make mwese mukora amagospel? Twese dukora gospel, twese kuko dukorera Imana. Birumvikana umuntu w'Irubavu noneho ku Nyundo hari mu hantu mw'iki gihugu cy'u Rwanda hubatse izina hava abahanzi, abantu b'ibikomerezwa ubundi. Nigeze kumva ngo usanzwe uyobora na korali. Ese nibyo koko uri perezida wa korali? Murakoze cyane, ndi umuyobozi wa korali Angelo, kuko nkunda kuririmba cyane. Kuva ndi umwana nakunze kuririmba kuva ku myaka 7 kugeza uyu munsi. Bigenda bivamo rero iyo ufite impano zitandukanye zigenda zigaragara bitewe n'ubushake umuntu aba afite muri byo. Byatumye rero aho nagereye muri paruwasi katedrali ya Nyundo, cyane cyane kubana n'urubyiruko, kuko nakuriye mu rubyiruko, nabanye n'urubyiruko cyane, byatumye rero mba n'umuyobozi wa korali Angelo muri iyi myaka 3 tumaze nyobora, byose ndabifatanya. Okay. Mu rugendo rwawe rw'umuziki cyangwa rw'indirimbo, ni ryari wita ko wowe muri we wiyumvishemo ko watangiye gukora indirimbo? Murakoze cyane, kuko nababwiye, nakunze kuririmba ndi umwana mutoya, kuko nakuze iwacu turi abakristo, ababyeyi bacu batureze gikristo, badutoje ibintu byinshi bitandukanye. Navuga ko natangiriye muri korali, ariko bitangiriye rimwe no kuba umuhereza. Nabaye umuhereza, mba n'umuririmbyi kuri iyo myaka 7, nkunda kuririmba, nkunda no guhereza. Ndabyibuka ngiye muri secondaire, naho nahise njya no muri charismatique, mba umucharismatique. Noneho ndabikunda cyane, nkunda gusenga kubera charismatique, nkunda kuririmba kubera korali, mba n'umuhereza kubera ko nabyo nabikundaga cyane. Byose mbikorera icyarimwe, mbikundira icyarimwe, bimfasha mu nzira y'ubukristo. Aribyo byagiye bituma ngenda ndushaho gutera intambwe mu nzira igana Imana. Nababwira ko byakomeje kumbera byiza, kuko ndabyibuka nageze muri secondaire, aho nize trokome muri groupe scolaire Busasamana, ari naho iwanyu? Ari naho mu rugo. Nagiye kwigayo trokome, biba ngombwa ko mpagararira korali, nyitaho, akaba ari byo byifasha kudirisha, kwigisha indirimbo no kuyiyobora.
aho naho ndangije turokome nakomereje muri lycée de Ruhengeri apicire mu Ruhengeri. Bivuze ngo wavuye muri Rubavu ujya no kwiga no mu Ruhengeri nabwo kandi ukomerezayo umurimo w'Imana. Ibintu bigenda bihurira. Naho narahageze mpagararira korali nabwo ngomeza kuyifasha no kwiga indirimbo nacyo kubera ari ikigo cya privé byari ngombwa ko ngaragaza imbaraga mu musanzu wanjye cyangwa se ngaragaza imbaraga zanjye mu gufasha n'ubushake abagenzi banjye gukunda Nyagasani gukunda kuririmba. Naho nabafashije gutyo kandi naho naharangirije y'umuyobozi wa korali. Ibyo rero byagiye bimfasha kuko nagarukaga mu biruhuko ngakomeza wa murimo wanjye wo kuririmba no guhereza ndetse no muri charismatique. Ndetse n'ikindi ntavuze mu Ruhengeri nubwo nari nyoboye korali ariko nanjye nakomeje gukunda kuririmba ku buryo najaga no kuririmba muri korali yo hanze kuri katedrale yitwa Saint Joseph nayo nayikoreye n'ubutumwa. Ntabwo ni nka bimwe mu by'iki gihe bakunda kwita umuhashyi, ubwo baranagwaga ukajya kuharirimba. Ntabwo ari uguhaha ariko ni kwa gukunda kuririmba kuko ubundi buhashi ni igihe ujya gukora ikintu bakaguhemba. Ariko njyewe ntabwo byari ubushake nyine kuba gukorera bushake ariko bikanafasha kuko naragendaga nkakora indi ngarepeta muri iyo korali indirimbo nakuyemo nkazijyana mu kigo nanjye nkigisha abanyeshuri mu kigo bikamfasha. Nagera mu biruhuko rero mwakomereza ubutumwa muri korali yo mu rugo yandeze korali yo kwivuka Tereza Umwana Yesu ukorera ubutumwa muri Santari ya Butaka. Ubu nagera mu Ruhengeri nkabarizwa muri korali Saint Joseph yo kuri katedrale ariko nanone ngakomeza gusova cyangwa se gufasha korali yo mu kigo ubwo wizeye mu Ruhengeri naho i Busasamana. Turakomeza yize Busasamana segonderi biga mu Ruhengeri. Aho rero mu Ruhengeri navuga ngo niho hatumye niho inganzo neza yavumbukiye kuko ndabyibuka 2012 nari ndi mu wa gatanu turi mu rugendo rw'isenderezwa ku bakarismatike barabyumva. Nari ngeze igihe cyo gusenderezwa ntangira urugendo kimwe n'abandi twari benshi. Hanyuma ngeze aho ngaho nibwo naje kugera mu cyumweru cya Roho Mutagatifu ubwo nimvuga ko abakarismatike bo barabyumva cyane. Nubwo rugendo muri icyo cyumweru cya Roho Mutagatifu nibwo naje gufata inyigisho ariko dutashe ndabyibuka ari nijoro nararyamye ngiye kumva numva indirimbo iraje, indirimbo iramanuka, indirimbo yitwa Tuyoboreraho Imana Nzima. Niyo indirimbo ya mbere nanditse numva iraje nshaka ahantu nyizi ndahashaka ndahabura ngiraho ndibaza si indirimbo kuko ni injemo cyangwa se n'ahantu nayumvise. Ubwo wumvaga ari bishya muri wowe ubundi? Wumvaga ari bishya ndashakisha nshaka ahantu nabanyizi ndayibura ndabibura ngeraho numva kuko ari indirimbo nsha ije muri njyewe nza kuza kubyuka ndayandika ndanibitero ndabishaka ndabyandika ubwo mbirangije ubwo niho namenye ko burya inganzo yashyize muri jewe nkomereza ko nandika indirimbo yitwa Twamamaza Ijambo ry'Imana ariyo nanitiriye volume ya mbere. Ubwo niyo volume ya mbere y'indirimbo zose umaze gukora? Oya umaze gukora volume ebyiri ariko iyo volume ya mbere niho harimo izo ndirimbo zombi. Akaba ari nayo witiriye iryo zina? Nitiriye volume ya mbere ni ukuvuga ngo volume ya mbere harimo indirimbo ya Tuyoboreraho Imana Nzima hakabamo n'iyo ndirimbo Twamamaza Ijambo ry'Imana. Harimo n'izindi nyinshi cyane. Ubwo nyuma y'iyo volume waje gukora n'izindi volume? Naje gukora indi volume ya kabiri turaza kubigarukaho nabyo nimba ari ngombwa ko turabigarukaho ariko nanoneho niho inganzo yavumbutse neza kuko kuva icyo gihe ntabwo nagiye gusohora indirimbo ntabwo navuze ati ngeze mu wa gatanu ni umwaka mwiza wo kwiga ngatsinda narandikaga gusa indirimbo yarazaga nkandika ukaba ufite akajenda kavuga ati izina ni iyi ndirimbo n'isanda cyayifite ngakomeza nkandika ngategereza ko nzarangiza kwiga nkabona ngabyinjiramo neza. bivuze ngo n'ubundi wiga gufite umuhate intego ari ukuvuga ati nzaba umuhanzi. Byahise binzamo. Bivuze ngo amasekisiyo wigaga yose nanakoze numva mbikunze nanayize numva mbikunze numva nzaba umuhanzi ubwo amahirwe Imana iranyumva.
iyo ngabire kuko caje nk'igisubizo. ubwo amasekisi yose wigaga n'undi wabaga ubizi ko nubwo uyiga ari iby'umuhate ariko intego yawe ari ubuhanzi. Numvaga ko ibyo nziga ngomba kubikora ariko nkabifatanya n'umurimo w'Imana. Ubwo tukiri hafi aho ku mavorime, iyo vorime ya mbere yaje kurangira ubwo iri indirimbo ebyiri? Oya, nguko nababwiye nakomeje kwandika ariko noneho nkimara kurangiza segonderi, nkimara kubona ko natsinze ikizamini cya segonderi, nagiye mu buzima bwo hanze. Ngeze mu buzima bwo hanze nibwo natekereje ko hari icyo nakora kuri za ndirimbo. Namaze igihe nandika, nibwo naje kubiganiriza ababyeyi baranshigikira, bambwira ko turi kumwe, ko banshigikiye, nabo nshimira cyane. Wagize n'amahirwe. Ubundi buriya mu bintu by'ubuhanzi ni abana bake ababyeyi babyemerera, ubundi babona nyine ari ubuyobe, ariko wowe urumva wagize n'amahirwe kuba iwanyu barakubwiye ati wabikora nta kibazo. Bampaye uburenganzira, babwira ko ngomba kugaragaza amahirwe, barabinyemerera, ndetse nari mu bihe bikomeye by'ubushomeri, baramfasha kuko nese birumvikana umuntu ukirangiza. audio volume ya mbere iyo nitiriye twamamaza ijambo ry'Imana, barayiteguye, maze kuyitegura njya muri studio. N'ubwa mbere narigiye muri studio gukora indirimbo, ntabwo nzi ko babikora ariko nagezemo, ari ubwa mbere nibwo nakoze iyo volume ya mbere. Volume ya mbere nibwo nakozemo indirimbo tuyoboreho Imana nzima, ngo iyo ndirimbo yitwa twamamaza ijambo ry'Imana, yo nitiriye volume ya mbere. Indirimbo yitwa Nyagasani niwe unyitaho, indirimbo yitwa Duhakirwe Mariya, indirimbo yitwa Nzahora Mushima, ngo ari indirimbo noneho ya paruwasi. Nakoze indirimbo ya paruwasi Busasamana. Ubwo wari ugeze aho gukorera amaparuwasi? Oya, kubera ko ariyo paruwasi navutsemo, muri volume ya mbere nashatse gushyiramo indirimbo irata ibintu bya paruwasi, ibyivuko nyine, intangiriro, kugira ngo nyine nk'ahantu navukiye ijye mbahora mbazirikana, kandi nabo bajye bahora banzirikana. Muri iyo ndirimbo naho nashyizemo ibintu bya paruwasi. Urumva wari utubwiye ku bijyanye na Busasamana, ndetse wigeze no kutubwira ku ndirimbo ya mbere mw'iyo volume wakoze. Urumva twitwa nk'abafana cyangwa se abantu bagukunda cyangwa bagukurikira, twahise twibaza ese ugikora iyo ndirimbo ya mbere muri Busasamana niho wayikoreye? Ese mu kuyikora hari ibitaramo wenda byo kuyimurika wagiye ukoze ukorera muri Busasamana nk'umuntu wahavukiye akanahakurira? Murakoze cyane. Nk'uko mubwiye volume ya mbere yitwa twamamaza ijambo ry'Imana, irimo niyo ndirimbo ya paruwasi ya Busasamana, nayisohoreye Busasamana muri paruwasi ya Busasamana. Nakoze ibitaramo cya mbere nagikorera muri santarare ya Butaka, santarare mvukamo, niho nakoreye igitaramo cya mbere cyo kumurika volume ya mbere audio. Igitaramo kiza kugenda neza cyane, igitaramo cyagenze neza cyane, cyari igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi, nanjye naratunguwe, niho namenye ko burya Imana ishigikiye. Cyari kirimo abantu benshi ku buryo bananshigikiye uwo munsi muri igitangaza cy'Imana, baranshigikira, ndetse n'igitangaje nambashimira cyane no kuri saha, niba hari n'abankurikiye bumve ko mbashimira cyane. Haje kuvamo inkunga yakoze amashusho y'iyo volume yose. Nakoze volume ya mbere nyikora muri audio, ariko nyikora mu bushobozi nyine, urumva ntabwo yabinganye ubushobozi, ariko umugisha araje kugira muri icyo gitaramo havuyemo ubushobozi, havamo abaterankunga bishira hamwe, bakusanyije havamo ubushobozi bwo gukora ya mashusho noneho ya za ndirimbo zose. Birumvikana ubwo ujya gukora wari wakoze ama audio gusa? Ni nayo wapafuminze kuri uwo munsi? Ni nayo nagaragaje kuri uwo munsi, hanyuma baranshigikira, bantera inkunga. Ku bw'umurimo w'Imana havamo no gukoresha amashusho. Bahise gukora amashusho kuko nabo niyo ntego bahise bintego, baravuga bati tugaragaje uruhare rwe, tumufashe kugira ngo izi ndirimbo zijye ku mashusho. Tukiri aho, watubwiye ko uri umuhanzi ukorera mu mwuga wawe wo gukora ubuhanzi muri Nyundo cyangwa se ivugabutumwa. Ese twabivuga gute? Bivuze ngo n'ubu ufite umuryango. Ese icyo gihe ukora ayo mavorime wari ufite umuryango cyangwa wari ukiri umusiribateri?
muri iyo volume ya mbere yitwa twamaze ijambo ry'Imana nk'uko nabikubwiye cyari ibihe bikomeye by'ubushomeri, niho nari nsohotse mu buzima bw'ishuri icyiciro cya segonderi. Ntabwo nari mfite umuryango, nari umusore jene bisanzwe, nari nkiri mutoya birumvikana kuko hari hakiri kare, ntabwo rero ntagafatisha ubuzima, wari ukiri kwiyegeranya, nari nkiri na mutoya cyane, ntabwo nari nakagera ku rwego rwo kuba natekereza gushinga urugo. Okay, ubwo ariko ujya gutangirira umuziki wawe ugeze ku Nyundo niko nabivuga, bwo wahageze ufite umuryango cyangwa se? Murakoze cyane. Nguko nababwiye, ubwo namaze kumurika iyo volume ya mbere, indirimbo abantu barazikunda, nkora igitaramo nanone cyo kumurika amashusho yazo, nacyo gikorera aho muri Santarari ya Butaka, nk'abandi bari banshigikiye bagaragariza ibyo ubufasha byavuyemo, mbamurikira iyo volume ya mbere. Ndabyibuka n'amashusho menshi niho nayafatiye, andi nyafatira kuri paruwasi ya Busasamana n'ahandi hantu hatandukanye, ariko noneho by'umwihariko nk'abandi bari banshigikiye ku mugaragaro, nanjye nza kubamurikira volume ya mbere mu buryo bw'amashusho ku mugaragaro, nambashimira izo nkunga n'ubufasha bampaye icyo gihe. Shimira rwose abantu bari mu tsinda twicaranye bwa mbere ry'abantu bagera muri 15, harimo abayobozi ba Santarari, harimo abavuyemo, harimo n'umuyobozi wa Santarari w'icyo gihe, ubu yabaye umuyobozi wa paruwasi, harimo itsinda ry'abagabo rwose b'ingenzi bavuga rikijyana muri Santarari. Birumvikana bose baricaye bishyira hamwe, bakora inama, dukorana inama, bemeza ko bagomba gushyigikira iyo volume ya mbere ikajya ku mugaragaro mu buryo bw'amashusho. Ndabashimira cyane iyo timu ngari, harimo bagiye bayobora Santarari yacu, harimo abayobozi bo muri paruwasi ubu ngubu, n'abandi b'inshuti zanjye batandukanye, n'abandi babikoze atari uko dufitanye umushyikirano udasanzwe, ahubwo kubw'urukundo rwo kugira ngo bashyigikire umurimo w'Imana. Abo bose rero ndabashimira cyane kubwo musanzu wabo. Ubwo rero nibwo maze kumurika iyo volume ku buryo bw'amashusho, naje guhura n'ibibazo by'uburwayi, ndarwara, biba ngombwa ko umuziki umera ngaho uhagazemo gatoya kubera ibibazo by'uburwayi, narwaye igihe kirekire. Ubwo rero muri uko kurwara niho navuye nimutse, mera ngaho nagiye kwivuza, ndangije kwivuza njya gushaka ubuzima. Impamvu z'ubuzima nibwo nisanze naha ku Nyundo, ndimo shakisha ubuzima kugira ngo nongere niyubake, kuko nemvuye mu bihe by'uburwayi. Nibwo nisanze rero hano muri paruwasi Katedrali ya Nyundo, abariho nkomereza ubutumwa, ariko nanone ntabwo nahageze mfite famiye naje kuyitekerezaho ndi hano muri paruwasi Katedrali ya Nyundo, niho nashingiye famiye, niho nashatse kugira ngo nshinge urugo, hanyuma ubuzima bwanjye bwa Kristo mukomeze nubatse mfite umuryango. Ubwo bivuze ngo muri make waje muri Nyundo uzanywe no gushaka ubuzima nkatwe twese cyangwa se nk'abandi bose? Nk'abandi bose, ni impamvu z'ubuzima, impamvu zo gushaka imibereho nk'abandi bose. Ubwo uhageze niko kwakurizamo kuba waba umuyobozi wa ya korali watubwiye, ndetse uza no kugira umuryango? Yego, ngihagera rero numvise n'ubundi kwakukunda kuririmba, numvise ntakomeza kubaho ndafite korali mbarizwamo. Dore ko wari n'umurage. Nibwo nagiye muri iyo korali yitwa Angelorum. Ndabyibuka nayigiyemo ntarashinga urugo, ariko biri hafi, nakoze ubukwe narayigezemo, hanyuma mpita nkomereza ko komeza kuyibamo. Mu gihe kitagera ku mwaka bangiriye icyizere, bangira umuyobozi wa korali. Bivuze ngo ni uruhererekane, kuko urumva kuva muri primaire kugeza troncome segonderi uyobora korali, kugeza n'ubu uracyakorera umurimo wawe w'Imana muri korali. Ese nk'ubwo ubwo iyo process niyo ikomeza biza kurangira unashatse umuryango uri mu iyo korali? Nashatse umuryango, ndibyibuka nta mezi 5 nari maze muri korali. Nakoze ubukwe ndi kumaramo nk'amezi 5, hanyuma nyuma yo gukora ubukwe niho nakomeje muri korali mu mwaka
urumva nari maze amezi 5 hafi andi mezi 6 arindwi gutyo nibwo nonge nahise mba umuyobozi wa korali bangiriye icyizere bampa izo nshingano zo kuyobora korali Angelorum. Ni korali y'urubyiruko rw'abantu benshi cyane, abantu bakunda kubona mu ndirimbo nakoze yitwa muri volume ya 2 hari indirimbo nakoze yitwa Nyagasani urankunda na turagushima Yesu. Iyo korali mubona muri izo ndirimbo nakoze zanjye niyo korali twakoranye izo ndirimbo, niyo korali mpagarariye ariyo Angelorum. Katedrali ya Nyundo ariyo yitwa Angelorum. Ubwo wari umaze kutubwira ku ndirimbo ebyiri waje kuba wakorana na korali, ubwo bise bidutera amatsiko yo kwibaza ngo bivuze ngo ubwo ni muri volume ya 2? Muri volume ya 2. Bivuze ngo izindi ndirimbo zose wakoze, bivuze ngo nyumuraza kutubwira ese umubare ni zingahe ko wazikunze? Ubwo mu zindi ndirimbo zose wakoze zose niko wagiye uzikorana na korali cyangwa hari izo n'ubundi wagiye ukora uri umwe rimwe na rimwe ukagaruka muri korali? Dusobanurire twumve uko byagenze. Murakoze cyane. Muri iyo volume ya 2 ntabwo indirimbo zose nazikoranye na korali, ni izo ndirimbo ebyiri twakoranye, ariko zose ziri muri izo ndirimbo nashaka gushira ku mugaragaro ni ku giti cyanjye. Nakozemo muri volume ya 2 indirimbo 10. Muri volume ya 2 maze gukora indirimbo 10. Ndabyibuka nayo nayimuritse tariki 15 z'ukwa mbere 2023 ari indirimbo 10. Ubwo iyo volume ya 2 nayo nayitiriye isezerano ry'uhoraho. Isezerano ry'uhoraho nuyumva ukayikurikira, ni indirimbo nakoze isa naho ikubiyemo ubuzima nanyuzemo cyangwa se nawe ubwawe wanyuramo bitewe n'ibyo ushimira Imana. Isezerano ry'uhoraho ni indirimbo nakunze cyane, niyo mpamvu nayitiriye volume ya 2 kuko irimo ibintu byinshi Imana ikora, ikabikorera mwene muntu kubera isezerano. Ujya ubuzima umuntu wari wese yicara afite amasezerano y'Imana, nubwo rimwe na rimwe tuba tutazi ngo Imana itugambiriyeho niki cyangwa se bizacamo ryari, ariko buri wese aba afite iby'Imana yamuvuzeho kandi biba bigomba kuzasohora. Muri make rero iyo ndirimbo ikubiyemo ubuzima naciyemo, ni urugendo rw'ubuzima bwawe, inyereka uburyo Imana yagiye ikomeza kubana nanjye kubera umugambi mfiteho n'amasezerano menshi Imana ikimfiteho. Nanisanga mfite icyizere cyuko Imana ikimfiteho umugambi muremure. Niyo mpamvu iyo ndirimbo rero nise isezerano ry'uhoraho, niyo nitiriye volume ya 2. Harimo iyo ndirimbo y'isezerano ry'uhoraho, hakabamo iyo ndirimbo yitwa Nyagasani urankunda, nayo ni indirimbo nanone kandi ifite ubutumwa bukomeye cyane kandi ifite icyo bishatse kuvuga. Hakaza indirimbo yitwa turagushima Yesu, indirimbo ya 3 turagushima Yesu, nayo ifite ubutumwa bukomeye cyane ku bantu bazatega amatwi, irimo ubutumwa bukomeye cyane. Hakaza indirimbo yitwa Imana irakuzi, Imana irakuzi, nayo ni indirimbo ifite ubutumwa bukomeye. Hakaza indirimbo yitwa Bibwire Yesu, ni indirimbo ya reggae nakoze, ikoze mu njyana ya reggae, ikoze mu njyana ya reggae. Nayo ni indirimbo nziza cyane kandi ifite ubutumwa, itanga icyizere gikomeye cyane, kuko ninzi ko nabwiraga Yesu akanyumva. Nahisemo kushishikariza n'abandi, nawe wibwire Yesu arakumva, yumva bamusaba. Nayo ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza kandi bunogeye amatwi ndetse bugafasha n'abantu. Indirimbo ya 5 nakoze ni indirimbo naririmbiye umufasha wanjye, nubwo nazisohoye nyuma ariko nayiririmbye ku bukwe. Umufasha umpaye, ni umufasha umpaye. Nayo mfite impamvu nahimbye iyo ndirimbo, abantu benshi nari mfite. Hakaza indirimbo yitwa Akira bawe Yesu, indirimbo nkunda kuririmbira abageni, nayo iri kuri YouTube mujye muyibona. Hakaza indi ndirimbo ya Bikira Mariya mwamikazi w'isi n'ijuru, ntabwo yo video yayo nayo ntayikora, ariko nayo iri muri iyo volume ya 2. Harimo indirimbo nyinshi, ni indirimbo 10, zigera ku 10, ni indirimbo nyinshi cyane kandi nazo usanga zikunzwe, abantu barazikunze rwose.
kandi ni indirimbo nziza cyane. Reka nigarukire rero ku kibazo cy'indirimbo umufasha umpaye cyangwa se ku muryango wigeze kutubwira, ese waje gushaka ugira famiye nk'abandi Yego, uri no mu iyo korali, yego. ese kugeza ubu famiye imeze ite? Tubwire, ufite abana, ese ni bangahe? Ubuzima nyine, urugendo rw'ubuzima bwa famiye bwawe. Murakoze cyane. Famiye yanjye ni famiye ishima Imana, ni famiye y'umugisha. Imana yangiriye neza kuko mu isengesho ryanjye ngira umusore, kubera gukunda kuririmba nahoraga nsaba Imana kuzagira umufasha utazambuza kuririmba. Abantu benshi mujya mubona abahanzi benshi batinya kuzana abagore, bakavuga ati ushobora azamwicira impano, ugasanga impano yanjye birahagaze, ugasanga birambangamiye kubimanaginga n'urugo bikagorana. Ariko icyo nshimira Imana, yanyumviye isengesho kwa gusenga nyine gufashwa na charismatique. Nakunze gusenga cyane, ariko nza kugira icyifuzo, bwira Imana ati Imana uzambe umufasha utazambangamira, tuzatuma ntambika umurimo wawe, ndarambika ibyo kuririmba. Niko Imana yabikoze. Nyuma rero nagize famiye, kandi mudamu wanjye mubwira ko nkunda kuririmba, nawe yarabibonaga. Na mbere ko tubana nawe yaramaze kumenya ko ndi umuhanzi nkunda kuririmba. Ndabimusaba ko atakwiye, bibaye byiza yazamfasha ngakomeza umuziki. Yarabyumvise kandi Imana yarabikoze. Imana yampaye umufasha unkwiriye koko, nguko nabiririmbye muri iyo ndirimbo, umufasha umpaye. Rwose nta kintu bibangamiyeho. Famiye yanjye irakomeye, mfite umudamu umwe, ngagira abana 2 b'abakobwa. Umufasha yitwa Niyodusenga Denise. Umwana wanjye w'imfura w'umukobwa yitwa Urimwiza Yezu Aime Janvier. Yafashe izina ryanjye rimwe, ariko nanone izina rya mbere naryo rifite impamvu. Urimwiza Yezu nabyo bifitanye isano na bwa buhanzi, kuko hari ubugeni narabonye Yezu, imbaraga za Yezu n'uburyo Yezu yagiye anyitaho. Biba ngombwa ko izina rya mbere ngiyitirira ryo gushimira Yezu, mubwira ko ari mwiza kubera ibyo yankoreye. Umwana wa kabiri nawe namwise Harirwa Ibisingizo Ola. Harirwa ibisingizo. Nanone ni Imana nabwiraga ko ari ikwiye guharirwa ibisingizo. Urumva iryo zina naryo rifite ubusobanuro. Kuko bitewe n'ibyo n'uburyo nagiye mpura n'Imana muri urwo rugendo, nasanze nta wundi ukwiye gusingizwa uretse Nyagasani wenyine. Niyo mpamvu nawe namwitiriye Harirwa Ibisingizo, kugira ngo njye mbora nibukira kuri ayo mazina, nibuke ibitangaza Nyagasani yagiye ankorera. Ora naryo ni izina ryitwa senga mu Kinyarwanda, ni izina ry'Ikilatini ariko risobanuye senga. Bisobanuye bwa buzima bwo gusenga, nibwo bwagiye butuma havamo iyo migisha itandukanye. Abo nibo bana mfite kugeza uyu munsi. Niyo famiye mfite. Murakoze. Bivuze ngo muri rwa rugendo Imana yaragufashije, iguha n'umugore ukubaha kandi wubaha n'ibyo ukora, ugushyigikira cyane. Mu bushobozi bwacu buke, ubona rwose dushyira hamwe kandi tukagerageza kubijyanisha byose, kwita ku rugo no kwita ku n'izindi nshingano ugusingiza Imana mu buryo bw'indirimbo. Muri rwa rugendo rero kw'iyo volume, ku kibazo narahereyeho, ise indirimbo zose izo zose ziri kw'iyo volume, Yego, zose wazikoranye na korali cyangwa hari izo wakoranye nayo, hari izindi wigiye wikorana? Nguko nababwiye, indirimbo nakoranye na korali ni izo ndirimbo 2 gusa. Iyo Nyagasani urankunda na Turagushima Yesu, nizo ndirimbo nakoranye na korali. Ubwo ngaruka inyuma nk'umuntu uhise wifuza kureba umuryango wawe, Yego, hari indirimbo waba warigeze ukora uri kumwe nawo, byibuze ngo abe yahita yihutira kureba famiye yawe? Murakoze cyane. Nguko nababwiye, iriya ndirimbo yitwa Isezerano ry'Uhoraho ifite byinshi isobanuye. Niyo mpamvu njya no kuyikora amashusho yayo nasizemo famiye. Abantu bayirebye cyangwa se bayireba babibona ndimo na famiye yanjye mfasha umwana, na madame afasha umwana, tuzamuka tujya gusingiza Imana mu ngoro yayo ntagatifu. Bihita bigaragara ku muntu wayikurikiye n'umuntu uyibona, uwo muzabona turi kumwe tuzamuka dufasha abana, cyangwa se uwo mwabona turi kumwe, iyo niyo famiye yanjye. Ngo bayita
isezerano ry'uhoraho. Isezerano ry'uhoraho by Janvier from Nyundo. Yego. Ubwo n'undi wese waba yifuza kumureba cyangwa se kureba famiye yawe Yego. yayibona. Yego. Okay, tukiri kuri album Yego. cyangwa se kuri izo volume reka ariko nazita, ni izihe mbogamizi wagiye ubona wahuye nazo mu kugenda usohora indirimbo? Kuko buri wese agira imbogamizi yahuye nazo, kutabona uburyo yamamaza. Ni izihe nawe wagiye uhura nazo? Murakoze cyane. Imbogamizi zanjye ni ngiz'abandi bose, ahanini abantu dukora umuziki, abantu benshi bakunda kwibaza ngo mbese hari umuntu akoze ahita abona amafaranga. Abantu benshi niko bazi ngo iyo umuntu yakoze indirimbo ahita abona amafaranga, ariko nk'uko wenda bamwe babisobanukiwe, urugendo rw'umuziki ni urugendo rurerure, ushobora kudahita wungukiramo ako kanya. Ariko nanone twewe nk'abantu bakora indirimbo zisingiza Imana, ntabwo dukora tugamije inyungu z'ako kanya gusa, ko tuzi neza ko nyir'umurimo ari we ukomeza. Uwaduhamagaye ngo tumukorere, n'ubundi tuba tuzi neza ko ari we ugomba gushyigikira ibyo dukora. Ariko muri make imbogamizi duhura nazo akenshi na kenshi ni nk'abandi bose ni iz'ubushobozi, kuko nk'ubu ngubu mu ndirimbo 200 maze kwandika, maze gukoramo indirimbo 16 gusa. Urumva iyo nzireba mu gitabo aho nanditse, numva nyine nabuze ubushobozi bwo gukomeza gukora ibyo nifuza gukora. Nagombye kuba ngeze kure, YouTube iriho indirimbo nyinshi. Ikindi mbogamizi duhura nazo nyine, kuko tubivuze ni impamvu z'ubushobozi, nagombye kuba ntegura ibitaramo bikomeye bitandukanye, ariko nubwo ngerageza kugira ibyo ntegura, ariko mbitegura mu gihe kirekire bitewe n'ubushobozi, imbaraga nkeya. Ariko nyine twizera ko Nyagasani ahari kandi azagenda dushoboza, kuko ndahamya ko ari wowe wampamagaye kugira ngo nkore uwo murimo. Buri wese agira umuhamagaro we, nanjye ndahamya ko Nyagasani yampamagaye kugira ngo ntambutse ubutumwa, twamamaze ijambo ry'Imana mu buryo bw'indirimbo. Uvuze ku kantu k'ibitaramo, nibuka ko tutakavuze. Ni ibihe bitaramo cyangwa se ni bingahe umaze gukora? Ese ushyizemo n'ibyo wakoreye Busasamana, ibyo wakoreye aha ku Nyundo usigaye uba nyine, ni bingahe? Mu by'ukuri nkiri Busasamana nahakoreye ibitaramo 3. Noneho hano ku Nyundo ni igitaramo kimwe nahakoreye muri santarari ya Kanama. Ibindi bitaramo bisanzwe kireka ngiyo naririmbye mu bitaramo bya korali, korali nyoboye nayo ngitangira kuyobora, twagiye dutangira gutegura amakonseri, aho naho nda performing, ariko ngaririmba nk'indirimbo 1 cyangwa 2 muri ibyo bitaramo bya korali. Ariko ibitaramo bya nyirizina ni ibyo bitaramo 4 maze gukora, ariko turimo ndategura ngo ndebe niba hari n'ikindi gitaramo nakora mu minsi iri imbere. Nibyo ngibyo. Murakoze. Ubwo bivuze ngo ibitaramo wagiye ukora byawe ni ibitaramo byibuza 4. Ni 4. Ariko ubwo nyuma y'ibyawe gusa bitari singo, wagiye ukora n'ibindi bigiye bitandukanye nko kuririmba mu birori. Yego. Kuba waba ugiye gukora mu makorali nyine mwakoresheje ikirori cya korali. Yego. Birumvikana ni byinshi. Yego. Ese nk'umuntu uri kukumva zino saa cyangwa se ugukurikiye, akaba yifuza kuba yakorana nawe, ibyo bita korabo nyine mukaba mwakora indirimbo, cyangwa se akaba yagira igitekerezo aguha cyangwa se ikindi kintu mwaganiraho, ni he yagusanga? Se wamuha nimero ku buryo yaguhamagara akakuvugisha? Ni gute byagenda? Murakoze cyane. Birumvikana iyo umuntu ari gukora abafite wenda uburyo Nyagasani yamuhamagaye, birashoboka ko hari abo twakorana, ariko nanone biterwa n'umuntu mwahuye uwo ari we, karagiteri ze. Hari igihe usanga karagiteri zawe wenda zishobora kuba zitahura n'ize, imikoranire ugasanga wenda bitari guhura. Ariko iyo biri guhura neza, birashoboka gukorana, birashoboka cyane. Kuko n'ubu ni na korali twakoranye izo ndirimbo zanjye, ngabasaba ko bamfasha muri izo ndirimbo. Hari n'abandi twakorana bigakunda, hari n'andi makorali dushobora gukorana bigakunda. Ahubwo biterwa n'intumbero cyangwa se intego ya wa muntu tugiye gukorana, kuko njyewe ahanini icyo nshyize imbere ni isengesho. Niyo mpamvu indirimbo ndirimba, ubutumwa ntambutsa mba nifuza kubugaragaza no mu bikorwa.
niyo mpamvu twashobokana ngasanga intego nihaye biri guhura n'ibyo wa muntu nawe agambiriye, twakorana ntacyo biba bitwaye. Hanyuma ku kijyanye no kuba wenda nagaragaza aderese cyangwa se nk'abo bantu baba bafite icyo byifuzo bitandukanye, ndetse hashobora no kuba hari n'umuntu ushobora kungira inama yo kugira icyo nahinduraho cyangwa se icyo nakongera, cyangwa se ubujyanama bw'uburyo nabona imbaraga zo gukomeza gukora byinshi bitambutseho. Rwose gutanga aderese birashoboka cyane. Kubifuza nimero yanjye ya telefone ari nayo nkoresha kuri WhatsApp, ni 078 51 77 985. Iyo ni nimero ya telefone ya MTN nkoresha kuri WhatsApp ndetse no mu zindi serivisi zitandukanye. Ni nayo nimero ibiri kuri YouTube, niyo ukoresha ahantu hose. Indirimbo zanjye niyo nkoresha ahantu hose. Nayisubiramo niba bishoboka, 078 51 77 985. hanyuma nk'uko mwatangiye mubivuga, ahandi mwadusanga social media, curuza platform acuruza umuziki. Yego, ahangaha kuri YouTube channel yanjye ni Janvier from Nyundo. Janvier from Nyundo, harimo izina ryanjye hakabamo na Nyundo, aho ukorera adresse yawe. Janvier from Nyundo, aho niho nkorera, niho adresse yanjye, kuko niyo diocese yanjye, ni nayo mbamo, naho ntuye. Urumva ko nashatse kugira ngo aho diocese yanjye nayo yumvikane mu bikorwa byanjye. Ni Janvier from Nyundo. Ahandi basanga ni TikTok. Kuri TikTok naho mfiteho channel kuri TikTok, ni ukwandika Nshimiyimana Janvier, amazina yanjye yombi niyo wandika kuri TikTok naho ukambona. Naho kuri Instagram ni ukwandika Janvier 2020. Izo nizo mbuga nkoresha, niho wasanga amakuru yanjye, ibihangano byawe, abo mwaganira ibisesuye. Dore ko kandi nanone buriya urega ubufasha ntago ari amafaranga gusa, ushobora kuba wamanaginga yewe nayo mafaranga. Bamwe ko bakoresha ama YouTube, subscribe, comment, ibintu bya amashare birakenewe cyane. Urumva rero ubufasha ntago ari amafaranga gusa, buri kimwe cyose cyabufasha. Ikindi gufungura video ze zose ukayirangiza nabwo ni ubufasha. Ubwo rero urumva ubufasha nawo butari, mugerageze turebe ko hari aho twese twagera dufatanye. Nubwo wenda tutatangiye dusenga, ariko ntago twabura gusoza dusenga, wagira ukadusengera tugasoza. Murakoze cyane. Ntabwo twatangiye dusenga, ariko n'ubundi iyo tubyutse turasenga, tukaragiza Imana ibikorwa byose dukora. Undi nk'umukristo usabwe kubyuka ukabanza ukaragiza Imana ibikorwa byose urakora muri uwo munsi. Waje kuryama ukashimira Imana yabanye nawe mu munsi watambutse, no kugira ngo ikurinde muri iryo joro. Natwe rero mu muco wacu wa gikristo turabyuka tugasenga, tugashimira Imana, tukanayirageza gahunda zose tugiye kwirirwamo. Niyo mpamvu mu gutangira, nubwo tutasenze, ariko turahamya neza ko isengesho tuba twakoze tubyuka turagiza Imana gahunda zacu riba ryagize umumaro, kandi niryo riba rinadushoboje gukora ibi bikorwa bitandukanye. Bwo mbere yuko dusenga rero, ndashimira abantu bose badukurikiye, ngashimira abantu bose bagiye banshigikira kuva ntangira kugeza kuri uyu munsi aho ngeze. Ntabwo ari imbaraga zanjye gusa, ni imbaraga z'abavandimwe, imbaraga z'abakristu, imbaraga zituruka mu bantu batandukanye bagenda banshigikira, kuko nkoze njyenyine ntacyo nageraho. Ndashimira Imana yabanye nanjye kuva yatangira kumpamagara kugeza kuri uyu munsi, yampa izi nshingano zo kuyikorera mu buryo bw'indirimbo. Ngashimira abantu bose twagiye duhura. Hari abantu benshi bagenda guha ibitekerezo bitandukanye, ibyo guhigira, ibyo mpindura,
ndetse nshimira cyane n'abantu baba bumva nyine, kuko uburyo iyo udafite intambara uri kurwana nazo nabyo ntabwo bituma wagira aho ugera. ntabwo bituma ugira aho ugera. Izo ntambara nazo nagiye mpura nazo zikomeye nazo, abo zagiye zinyuraho ntabwo navuga ngo nabashimira wenda ku buryo bw'ubwo ngo wenda bakoze neza cyangwa se byagenze neza, ariko izo ntambara nazo zirakenewe mu buzima kugira ngo, kuko tuzi neza ko twese isi turimo ni isi itatworoheye, kandi umukristo nyawe ni ugerageza kwihanganira uhangana n'ikibazo kandi akagicamo, bimugoye kandi akabinyuramo. Naciye muri byinshi, niyo mpamvu nababwiye indirimbo zanjye nyinshi cyane zifite aho ziri gukomeza, bifite aho bihuriye n'ubuzima umuntu aba yagiye anyuramo, ariko nanone tugaruka mu iyobokamana, kuko twese dukomezwa nuko turi abakristo. Ugiye wamenya Imana ntabwo wakwiheba burundu, iyo urasenga wasenga Imana ikagusubiza kandi ikaguha igisubizo kizima kiruta uko wakwishakamo ibisubizo. Ndashimira Imana rero ko mu byo nanyuzemo byose yagiye imbere igisubizo, kandi byagiye bingora byose ikagenda ibyorosha kugeza kuri uyu munsi. Nanjye niyemeje kuyikorera, ndetse mbwira n'abadukurikiye ko rwose niyemeje gukorera Nyagasani, bitewe n'uko nagiye mbona ukuboko kwe, imbaraga zayo nagiye nzibona, ubufasha bwayo nagiye mbubona, nagiye ntabara mu bintu bitandukanye. Niyo mpamvu niyemeje gukorera Imana. Ndabashimiye rero, kandi nshimira n'abandi bagenda bakora nk'uko bivuze, subscribe, share na comment, bakazireba zikabafasha. Ariko ikiruta byose ni ugushimira abantu zifasha, kandi zikagira icyo zibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi no mu bukristo bwabo. Kuko ni na ntego nyamukuru mfite, ntabwo intego yanjye nyamukuru ari amafaranga cyangwa se kugira ubutunzi ngeraho. Intego nyamukuru ni uko ijambo ry'Imana ryagira uwo rifasha kandi rikagira n'uwo rihindura, rikagira uwo rikomeza, rikagira uwo rihumuriza. Nicyo cy'ingenzi kiri imbere kuruta ibindi, hanyuma ibindi bikaza ari imbaraga zituma noneho nkomeza gukora kurushaho. Ndahamya neza ko ari abaterankunga Imana izabatanga, kuko Imana niyo bose wanjye mukuru. Bose wanjye mukuru ni Nyagasani, ni nawe wampamagaye, ni nawe uzi ibyangombwa nkeneye kugira ngo nkomeze nkore umurimo. Ubwo rero nabo baterankunga Imana igenda ibikora nk'uko yabikoze ndi gutangira, ni nako izagenda ibikora, ngagenda mbona n'abandi bakomeza kunshigikira. Niwe uzi ko azagenda anteresha intambwe mu murimo wayo. Ubwo ndabyizeye cyane. Nabashimira rero, mbasabagura ngo mujye mukomeza mufashwe n'ubwo butumwa, tuzagenda turushaho gucisha ahangaha ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Murakoze cyane. Mbibutsa ko channel yanjye ni Janvier from Nyundo. Muhagume mukore subscribe kugira ngo tuzabane muri ibyo biganiro byose, ndetse n'izindi ndirimbo zizagenda zitambuka, ndetse no mu bitaramo biri imbere, kuko ndimo guteganya igitaramo kiri imbere. Ubwo igihe cyacu nikigera muzabona ubutumwa bubatumira muri icyo gitaramo. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, ubundi twasenga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Niwubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niwubahe n'ubundi iteka ryose, amina. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, tugushimiye ko ari waduhamagaye, tugushimiye ikiganiro dukoze muri kano kanya. Turakwinginze kugira ngo ikiganiro dukoze ahangaha gifashe buri umwe wese wagiteze amatwi, kandi ubutumwa bwose buri kuri channel yacu ya Janvier from Nyundo, turakwinginze kugira ngo buzagere kuri benshi, kugira ngo bufashe benshi, burokore benshi, buhumurize benshi, kugira ngo Nyagasani ngo turi mu isi itatworoheye, ubutumwa ngo burakenewe, ahubwo dufashe kugira ngo bukomeze bugere kuri benshi, kandi bubafashe, bubarokore, kugira ngo twese tuzishimane mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Imana ibahe umugisha rero mwese, kandi nawe waje kugira ngo dukorane iki kiganiro, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze guteresha intambwe mu rugendo rwo kuyoboka Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ari umunyamakuru wanyu Fizo cyangwa se François. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka yaba kuri channel zigiye zitandukanye, cyangwa ku ya Janvier from Nyundo. Nawe utaha. Ciao ciao.